Muraho neza inshuti zacu, mbonye umwanya wo kubaganiriza ku ndwara iteye ubwoba benshi ariko ikunze kugaragara mu buzima bwacu bwa buri munsi. Abaganga bayita mu rurimi rw'icyongereza anxiety. Mu kinyarwanda twavuga ko ari indwara yo kwitinya cyangwa guhangayika gukabije. Nubwo biteye ubwoba, benshi bakurikirana umuntu umunsi ku munsi cyangwa se umunsi ku wundi, bakubwira yuko ikiremwa muntu gishobora kuba kiremye mu buryo, ariko iyo byamaze kuba indwara biba byatangiye kuba ikibazo muri sosiyete ndetse no mu bantu. Nubwo ubwoba bukurikirana umuntu umunsi ku munsi, niyo ntandaro yo kuba duhura n'ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye mu buzima bwa buri munsi bitewe n'indwara yo kwitinya. Umutima ugahora utera cyane, amarangamutima akaguhangayikisha, ukibwira ko ibintu bibi biri hafi yawe cyangwa se biri hafi kukubaho mu buzima bwa buri munsi. Ese wigeze kugira ubwoba budasanzwe? Ubwoba butuma umutima utera cyane, ukabura amahoro, ukabona ibyo ubona byose biguteye impungenge. Uyu munsi turaganira ku ndwara abantu benshi batitaho ariko ikaba iri kwica imitima yacu gahoro gahoro, indwara yo kwitinya. Ibihe byiza cyane kuri wowe wamaze gufata umwanya wawe n'igihe cyawe ukiyemeza kujya ukurikirana ibiganiro bitambuka hano kuri Now isaha ya none official. Mbahaye ikaze. Ngaho reka tuganire kuri iyi ndwara abenshi cyane bifitemo batabizi cyangwa se bahura nayo mu buzima bwa buri munsi, benshi ntitubimenye ariko nyir'ubwite akaba azi ko iyi ndwara ayifite. Ngaho egera itasi y'icyayi dore ko akabeho hanze katoroshye. Nanjye reka negere mikrofone maze nkuganirize mu ijwi ry'ituze hamwe n'ikiganiro cyitwa isaha ya none. Ngaho twegerane. Hano ngufitiye ingero 9 z'ubuzima busanzwe ariko umuntu ashobora kubamo arwaye indwara yo kwitinya cyane. Urugero rwa mbere, kujya gukora ikizamini, umutima ugatera cyane, ibiganza bikanyerera, bikakubuza kwibuka ibyo wize kandi wagiye ubizi cyane. Reka nkwibutse ko iki kiganiro nkikugezaho tukendeye ku mateka ya Bibiliya ndetse tugakuramo n'umuhoza wacu, tugakuramo n'umusozo. Ariko none iki kiganiro cyitwa isaha ya none kigendera ku buzima tubamo mu buzima bwa buri munsi. Ahari uzuwitinya cyangwa se wigeze kwitinya. Ntabwo nshobora guhagarara mu ruhame. Urugero rwa kabiri, kujya mu bantu benshi ukifata nkaho bose bari kuguhureba cyane cyangwa se baguhurijeho amaso, nyamara nta n'umuntu uri kukureba, nta n'umuntu uri gutekereza uko umeze cyangwa se uko uri kwitwara, ariko ukabura icyo uvuga, ukabura aho ureba. Iyi ndwara ntituyitiranye n'amasoni, kuko isoni harya baguhaye inshingano mu bantu cyangwa se bakaguha inshingano mu kazi cyangwa se bakakuzamura mu ntera, asa amafaranga uba ugiye guhembwa, nase tuvuge ko ari isoni. Indwara yo kwitinya irahari cyane. Rimwe na rimwe hari n'abantu bashoboye, bafite ahantu bageze abantu, bafite naho bagera, ariko kubera indwara yo kwitinya ntabwo biyizera cyane. Urugero rwa gatatu, gusohoka mu nzu wenyine nijoro bikaba bikubereye ikibazo, ugatekereza ko hari ugukurikiye nubwo ntawe uhari. Rimwe na rimwe ukumva uritinye, ukumva nta nubwo wajya hanze ngo wigarure utari kumwe n'umuntu. Urugero rwa kane, kumva inkuru mbi kuri radio na televiziyo
ukabura amahoro, ukagira ubwoba ku buryo utangira no kumva yuko utazabaho bitewe n'ibintu umaze kumva. Ahangaha si rimwe na rimwe abantu bakurikirana filime cyangwa se bagakurikirana amakuru kuri radiyo bakumva inkuru iteye ubwoba akakubwira yuko adashaka kubyumva, rimwe na rimwe akumva ni nawe biri kubaho. Iyi ndwara ibaho kandi irashoboka gukira. Urugero rwa gatanu, kugira gahunda ikomeye imbere y'abantu ariko ukananirwa kuyishyira mu ngiro. Icyo twakwita kuvugira mu ruhame cyangwa interview. Rimwe na rimwe ujya mu kazi atari uko udafite ibyangombwa ariko utagashoboye, ariko interview ikaba ikibazo. Ugiye muri interview ugahinduka ukabura amahoro ndetse abari bakuzi none se kana ahari biransekeje ariko nawe biragusekeje. Wari wabona umuntu mutuye muvugana mu buzima busanzwe ariko yajya mu kizami cy'akazi cyangwa muri interview akabura amahoro, uko kanaka bigenze bite? Ariko iyi ni indwara turaza kubonera umuti hano. Hari icyo abahanga bayivugaho, hari n'icyo Bibiliya yivugaho. Hari umuntu twigeze kuganira arambwira ati mba numva nakora byinshi, mba numva nakora ibirenze, yewe mfite n'imishinga, yewe n'icyo nkoze n'ikijya cyanga, ariko nditinya. Ahari ngiye kukubwira ibi nka nanjye, ariko reka mbaze nsoze iki kiganiro. Urugero rwa gatanu, nababwiye yuko hari igihe umuntu aba afite ubunararibonye mu kazi ariko yajya mu kizami bamusaba gukoramo interview bikaba ikibazo, agacika intege, amagambo akayabura, rimwe na rimwe ukanagira ngo bamusanganye malaria y'imisaraba harya ariko reka nkubwire inshuti yanjye, wowe ukurikirana iki kiganiro wicika intege. Ejo birashoboka, n'uyu munsi birashoboka. Kuba waba urwaye iyi ndwara ntibizakuza amahirwe, ntibikakuza amahirwe y'akazi cyangwa se ngo bikuze amahirwe. Bamwe bati ni intinyi, oya, ibyo ntaho bihuriye. Iyi ni indwara ifata buri muntu kandi ikaba yamufatira mu mwanya agezemo, waba w'akazi, waba uwo mu muryango, waba abamubona, agahora yumva yaba ari ahantu hamwe. Iyi ndwara ishobora kuba, reka nkwibutse ko wowe uri bwumve iki kiganiro cyangwa uri burebe kino kiganiro, intambwe ya mbere uteye iyo kumva iki kiganiro, intambwe ya kabiri gisharing, ukigeze ku bandi kugira ngo biyumvemo, bumve n'icyo bakora. Urugero rwa gatandatu, kumva indwara yagaragaye mu gace utuyemo ukagira ubwoba cyane, ugahita ubona wowe n'umuryango wawe ari imwe izafata mbere y'abandi. Ibise nabyo ni ikibazo. Indwara yaje ariko ukumva uratinya cyane, ukumva iyi ndwara nimwe izaheraho, yemwe akarakubwira buryo ki ari mwe izabanza guhitana. Muri society duhura na byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko iyi ni indwara itamenyerewe cyane kuko abantu benshi bayirwara bakunda kuyihisha, ntibakunda no kuyerekana, ndetse bamwe nabishyiramo akanyabugabo ndetse bakanabyica kubera yuko. Urugero rwa karindwi, kubura amafaranga yo kwishyura amadeni cyangwa ibikenewe mu rugo bikagutera gutekereza buri kanya, umutima ugahora uremerewe, rimwe na rimwe ukumva wanakikingirana mu nzu, ukumva uri kwitinya. Ayo madeni, nshuti yanjye, nta muntu utagira ideni kandi ngo umugabo. Urugero rwa munani, gutekereza umuntu ukunda ukumva ko azatinda kuza kukureba cyangwa se azatinda kugaruka, bikagutera ubwoba bwinshi, ukumva wagize ibyago mu buzima bwawe. Ingero zo ni nyinshi cyane zishobora kukwereka ko umuntu afite iyi ndwara, ariko yewe nzi amateka y'abayitsinze, birashoboka. Ubu ni abantu bafite umumaro, ni abantu bafitiye umumaro kampani ndetse na sosiyete nyarwanda. Urugero rwa 9, gutekereza ejo hazaza. Wenda aho ugatekereza ejo hazaza, ugatekereza ku kazi, abana, ubuzima, bikagutera icyoba cyane, ukumva ko nta gisubizo gihari. Ahari nanjye ntekereza, ese ubu nawe ibaye idahari, ibintu nabivugane, nabibwira nde? Ese ngo wenda ariko hari no gutinya gufite umumaro, ariko nanone
bidakuraho nanone ukuri guhari. Indwara yo kumva ufite ubwoba bwinshi, yo kwitinya ukumva ntacyo wakora. Ese biri yakora njye nabikorane? Twize hamwe birashoboka. Ngufitiye inkuru nziza muri iki kiganiro. Ibi byose byerekana ko accent atari ibintu bya kure, ahubwo ari ubuzima atubamo buri munsi. Abahanga babivugaho iki? Wowe urumva baba babivugaho iki? Icya mbere, abahanga bavuga ko iyi ndwara ari indwara ishingiye mu mutwe n'imitekerereze. Umuntu ahora yumva ibintu bitarimo kumubaho, ahora yumva ibintu bitamubayeho ariko bikamuganza, bikaba byinshi mu bitekerezo bye. Hari uburyo bwo kuvurwa: imiti, inama n'amahugurwa no kongera icyizere, therapy. Si rimwe ushobora kuganira n'umumama cyangwa se undi muntu akakubwira buryo ki yumva afite imishinga muri we agomba gukora, atari ko nditinya. Reka mbihuze na Bibiliya, atwumva icyo Bibiliya ibivugaho. Iki ni ikiganiro gitambuka kuwa mbere, kuwa gatatu, kuwa kane saa 3 z'umugoroba. Hanyuma inshuti za Kaya none kuwa kabiri muri tayari. Ndahari cyane nanjye. Bibiliya hari icyo bivugaho. Urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 7, kuko Imana itaduha umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka w'imbaraga, urukundo n'ubwenge. Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 6 naho haragira hati: ntimugire icyo mwiganyira, ahubwo mu bisabe byose mu isengesho no byo musaba, mushimira Imana buri munsi. Yego, benshi mwari mutegereje kumva icyo Bibiliya ibivugaho, ariko bigaragara ko iyi ndwara yahozeho kuva na kera. Ariyo mpamvu abahanuzi, abanditsi ba Bibiliya nabo bagenaga babyandika. Ariko nanjye nabanje kugira ubwoba, ariko nsanga ni ngombwa kuvuga kino kiganiro nkumva n'icyo Bibiliya ibivugaho. Reka nguhe umuhoza wanjye. Nshuti zacu, burya indwara yo kwitinya ni indwara ibaho koko, ariko ntitugomba kuyihisha cyangwa kuyifata nk'ibintu bisanzwe. Imana ntiyaduhaye umwuka w'ubwoba, yaduhaye imbaraga n'urukundo. Iyo umutima wawe utangiye kugukanga, jya wibuka ko Imana iruta ibikwiriye byose. Shaka inshuti yakwizera nawe ukayizera. Ushaka umuganga, akandi hejuru ya byose ushaka Imana. Kuko nubwo isi ituzanira ubwoba, Kristo we avuga ati: nabasigiye amahoro yanjye, sinabaha nk'uko isi ibaha. Yohana igice cya 14 umurongo wa 27. Murabe amahoro, kandi Imana ibahe gutsinda ubwoba bwose butubuza kubaho n'umunezero. Ndabashimiye inshuti zanjye. Musozo, ntiwibuke ko ibintu byose byarangiye. Gerageza wumve ko iyi ndwara ibaho, ariko nubwo ibaho, no kwitinyuka birashoboka. Kwibuka ni byiza, kuko hari icyo bigusigira, hari icyo bikwigisha, hari n'icyo bigufasha ku handi ugiye kugana. Reka mbabwire ngo iki kiganiro gisharinge bagenzi bawe, birangireka kutitinya. Nitwa MM, dusubire dukumburanye. Bye bye.